Twubake umuryango nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO. Mwiriweho bakunzi b'ikiganiro twaka umuryango nyarwanda, ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango. AGI ni umushinga ufasha abana b'abakobwa bacikije amashuri kwiga imyuga iciriritse hagamijwe kubafasha kubaka ubuzima bwabo bw'ejo hazaza. Uwo mushinga ukaba ukora muri WDA uyoborwa na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO. Umushinga wa AGI uterwa inkunga na Banki y'Isi, Guverinoma y'Ubwongereza, Suwede, Nike Foundation. Kugeza ubu ukaba uri mu bihugu 8 ku isi hose. Uyu mushinga wo kwigisha abana b'abakobwa bacikije amashuri mu gihugu cyacu watangiye umwaka ushize. Umushinga wa AGI wakira abana b'abakobwa bacikije amashuri, wakira abana bari hagati y'imyaka 15 ndetse na 24. Mu gihugu cyacu intego yawo ni ukuzigisha byibuze abakobwa basaga 2,000. Ni muri urwo rwego tariki ya 20 Kanama uyu mwaka mu karere ka Rulindo mu murenge wa Shyorongi hatanzwe impamyabumenyi ku bana b'abakobwa basaga 575. Bakaba bahawe impamyabumenyi ku nshuro ya mbere. Abana b'abakobwa bahawe impamyabumenyi kuri uwo munsi bize imyuga itandukanye, ariko hibandwa cyane ku bumenyi ngiro. Muri iyo myuga harimo nko guteka mu buryo bugezweho, gutunganya ibiryo mu buryo burambye, ubukorikori ndetse n'ubuhinzi ngandurabukungu. Ibirori byo gutanga impamyabumenyi kuri abo bakobwa kuri uwo munsi byari byitabiriwe n'abayobozi batandukanye barimo abayobozi bo muri WDA, MIJEPRO, Banki y'Isi ndetse n'abandi bayobozi batandukanye. Abo bakobwa bigishirizwa mu bigo byigisha imyuga n'ubumenyi ngiro ari byo VTC. Iyo myuga bakaba bayiga mu mezi 6, nyuma bakiga amezi 5 babigisha kwihangira imirimo, kwibumbira mu makoperative ndetse n'ibindi. Nkusi Calixte, umuyobozi wa VTC Shyorongi, ni umwe mu bayobozi b'ibigo bitandukanye bya VTC, arakomeza atubwira imikorere y'icyo kigo ndetse n'uburyo bafasha abana b'abakobwa baza babagana. Umushinga ujya kubaho waje uje gufasha abana b'abakobwa bari hagati y'imyaka 16 na 24 bacishije amashuri. Mu kubafasha rero abo bana by'umwihariko iyo tugiye kureba ubuzima bwabo inyuma, hari ibibazo bitandukanye baba bafite. Icyambere bari bafite ni ukuvuga ngo uwacishije ishuri ni ukuba ashobora kuba yarabyariye iwabo. Ikindi cya kabiri ni ukuvuga ngo ni abana b'imfubyi. Umwana w'imfubyi hari igihe wasangaga uwo mwana ari we ahubwo ushinzwe wari umunabe cyangwa se unarera uwo muryango muri rusange. So muri gahunda y'umushinga baravuze bati aba bana ko ari abana b'abanyabibazo twabafasha iki kugira ngo bazabashe kwiga kuva batangiye banasoze neza kandi nibyo bateguye bazabigereho neza. Ni muri urwo rwego habayeho gahunda yo kubaha amafaranga 700 buri munsi uko waje kwiga akaba ari insimbura mu byizi z'uko yakabaye ajya gushaka akazi ngo atunge yitunge ku giti cye, atunge umwana we cyangwa se atunge n'uwo muryango. Tubigisha ibintu bitatu bitandukanye. Icyambere ni ibyo twita culinary art, guteka, gutegura ibiribwa. Hanyuma icyiciro cya kabiri kiga ibyo twita food processing, gutunganya ibiribwa ku buryo bw'igihe kirambye. Icya gatatu nabo twigisha ubukorikori, ariko ubukorikori bwacu bukibanda gutunganya ku bijyanye n'imitako y'abadamu, inigi, ibikomo, amaherena, imyenda, guhindura amabara. N'ibyo by'umwihariko twibandaho hano muri iki kigo cya muri centre yacu. Gucikiriza amashuri kw'abana b'abakobwa biterwa n'impamvu zitandukanye. Hari nk'abatwara inda bakihakanwa n'abazibateye bakanga no kubafasha. Hakaba n'abana baba ari imfubyi barerwa mu miryango itandukanye bityo ntibashe gukomeza amashuri. Ubukene nayo n'indi mbogamizi. Umwe mu bakobwa bari barabyariye iwabo, nta jambo nagiraga iwacu mu rugo, nta kintu nabaga nabaka, ariko ubu ngubu basigaye
agaciro bampaye agaciro. Nashimira Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yatwitayeho, yabonye ko tutari abana bo mu mihanda, tugomba kuba abana b'u Rwanda kandi babereye u Rwanda. Njyewe nigaga mu wa gatanu primaire ndivamo kubera yuko icyo gihe twarihaga ijana kubera ko mama yari apfuye mpita mva mu ishuri. Mvuye mu ishuri nyine njya gukora akazi i Kigali ndabyara, bantera inda ndabyara. Hano haza ikigo nyine cyo kurira abana babyariye mu rugo, nza kwiga maze kwiga ndabirangiza nyine mpita numva ko hari ikintu binyukuyeho, mfite gahunda yo kuzateza imbere umuryango wanjye n'abana banjye. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Prof Umuryango mu ijambo ryashimiye cyane Perezida wa Repubulika ko yatekereje cyane ku mwana w'umukobwa. Yakomeje asaba abana b'abakobwa babonye impamyabushobozi ko bagomba kwihangira imirimo ndetse bakanihesha agaciro bagahesha n'imiryango yabo. Ndagira ngo nshimire cyane kubona muri hano mwarabonye buno bumenyi, mwarigiriye icyizere nk'uko mwabitubwiye, ariko mwaratangiye no kugera ku cyo mwigezaho mujya mu makoperative mwihangira akazi, ariko muha n'abandi barumuna banyu akazi. Ibyo rero ni impinduka zikomeye zo mu bukungu bw'igihugu, ariko hari n'impinduka ikomeye cyane ku buzima bwanyu bwite. Kubona muri hano mukeye, kubona hano muhaguruka mukavuga imbere y'imbaga y'abantu, ibyo ni ibintu bikomeye cyane. Kubona muvuga muti turagenda mu nzira tukumva dufite agaciro, tukumva twihaye agaciro, nta muntu udusuzugura. Icyo ni ikintu gikomeye cyane ku buzima bw'umwana w'umukobwa. Mbere y'uko batangira gufashwa n'uyu mushinga uyoborwa na Prof, ubuzima bwabo ntibwari bushimishije kubera impamvu zitandukanye, ariko ubu barahamya ko ubuzima bwabo buryoshye, bufite icyerekezo, bakaba bafite icyizere cy'ejo hazaza. Navuga AGI yateruye abantu benshi cyane dukura mu bwigunge. Mu by'ukuri ibyo navuga ni byinshi, gusa gushima n'amarira yazamo. None rero abashyitsi bahire mwadutekerejeho, turabashimira cyane kubw'agaciro mwaduhaye. Dutangira kwiga, iki gikorwa gitangira, twajyaga ku ishuri bavuga ngo mureza nzererezi zigiye ku ishuri, ariko ubu ndababwiza ukuri ntawe ugitwita inzererezi, aho duciye barahiga bakaduhiganira bakaduha agaciro tugacaho. Mu by'ukuri nagize amahirwe yisura mu ndebano nikura kuri AGI, uwo twabyaranye nawe yageze ahitamo agaciro, ubu tuvugana ngo bwateye ngo baje gufata ibiryo birinda bwaki. Oya, ni ukuri ubu twarasubije umurenge wa Byumba. Icyo mbashimira ni uko mwakoze ko kwitaho, muzahore mudutekereza n'ikindi gihe muzatube hafi na koperative zacu. Nabasaba ko mwajya mudusura mukareba ibyo dukora, mukadutiza imbaraga. Ndashimira cyane uburyo ki AGI yadufashije, ikadufasha tukabasha kwiga ubumenyingiro nk'uko twabwize, bakatugirira urukundo ndetse bakanabitugaragariza, bakadufasha bakatwereka urukundo. Mu by'ukuri ni hake umuntu yabona abantu bagihita ku bandi gutya. Mu by'ukuri ndabashimiye uburyo ki mwadushyigikiye, ntabwo byari byoroshye nk'uko bagenzi banjye batangiye babivuga. Kubona abantu bacikishije amashuri ukongera ukabasubiza mu murongo ni ibintu bikomeye, ariko mu by'ukuri mwarabikoze, turabibashimiye. Twitwaga abantu b'amagorwa, abantu bacikishije amashuri, abantu badafite agaciro gahagije, ariko ubu dufite agaciro no mu baturanyi ndetse no mu buyobozi. Jerome Gasana, umuyobozi wa WDA, mu ijambo rye yavuze ko iki gikorwa ari ishema mu miryango yacu kuko bigabanya abashomeri. Anakomeza asaba kongera ubwiza bw'ibyo bakora kugira ngo babashe guhangana ku isoko mpuzamahanga. ngira ngo biragaragara yuko rero umusaruro w'iki gikorwa twashyizemo ingufu nyinshi byateye inkunga cyangwa byabashije kugira ngo bikemure ibibazo byinshi twari dusanzwe dufite mu ngo zacu, mu mirenge, mu turere, aho imirimo
ubushomeri bwagabanutse, aho ishema nk'uko nari maze kubivuga ryamaze kwiyongera mu miryango yacu. Aha rero ngiye nkabamona rwose nongera gushima World Bank yaduteye inkunga muri iki gikorwa, kubera yuko abanyeshuri ahubwo bararangiza bahita bahanga akazi. Ngira ngo twabonye ingero za koperative zamaze gushingwa, abari abanyeshuri bamwe bamaze gutanga akazi, ariko bikaba ari na gahunda twifuza yuko yakomeza. Turifuza yuko abanyeshuri bose bagomba nibuze kuba bafite za koperative babarizwamo, abatarabonye akazi za kampani zikiyongera, ntabwo ari koperative gusa, ariko ngira ngo twigishijwe cyangwa abanyeshuri bigishijwe yuko bagomba no kwihangira imirimo. Ariko aha ngaha ndangira ngo nongere ngaruke ku gikorwa cyo kongera ubwiza bw'ibikorwa cyangwa za product zibasha gukorerwa mu mashuri. Kwigisha umwana w'umukobwa uba wigishije umubyeyi ndetse ukaba wigishije umuntu uhekeye igihugu. Bana b'abakobwa mwikwigunga kuko leta yacu idutekerezaho cyane. Nimwigire icyizere, muharanire kwigira kandi mwumve ko mushoboye, maze mubashe kubaka ejo hanyu hazaza ndetse munagire akamaro urwababyaye. Mwakoze cyane mwese mwabanye natwe mu kiganiro cy'uyu munsi. Mugire umugoroba mwiza. Twubake umuryango nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO.